Yes, reka twongere tubahe ikaze inshuti mwese bakunzi mukurikiye One Nation Radio, radiyo ya diaspora nyarwanda. Twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza mu mirimo itandukanye murimo hirya no hino aho muri, haba bari muri diaspora birumvikana mu ntara ya gatandatu, haba bari mu Rwanda n'ahandi henshi hatandukanye, hirya no hino ku isi aho muherereye. Ni One Nation Radio, murabizi ko tubana kandi tukagerageza kwibanda ku makuru ya diaspora, tukaganira n'abantu batandukanye by'umwihariko barimo n'abo muri diaspora, bakatubwira amakuru yabo, bakatubwira ubuzima babayemo, bakadusangiza ku mateka runaka wenda wowe nkurikiye muri kano kanya ushobora kuba wibaza kuri bo, cyangwa se wenda utanamenye ukamenya uko bihagaze. Uyu munsi rero twagize amahirwe yo kwerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, tuza guhura n'umugabo benshi navuga ngo mu myaka yo hambere cyangwa se mu myaka itambutse mwamenye muri muzika nyarwanda, yitwa Mbyayingabo de Gaulle. Abenshi mwamumenye muri orchestre Le Witange ndetse na orchestre Ingeri, ariko kandi n'uyu munsi wa none aracyakora muzika ye. Ni we muri kubona kuri ekran ye, gashoboka ko umuheruka wenda atangana gutya wenda wari umukumbuye, ariko twagize amahirwe yo kuza kuba twaganira nawe, niyo tugiye kuganira nawe kugira ngo tugire byinshi dusangira muri kino kiganiro. Niba mutwumva neza munadukurikiye, Mbyayingabo de Gaulle abenshi banazi ku gatazirano, niko abaturanyi bo mu Burundi bajya babivuga, ka DJ de Gaulle. Tubahe ikaze kuri radiyo ya diaspora One Nation Radio. Murakoze cyane. Muraho. Turaho, tumeze neza. Namwe mumeze neza aho ngaho? Yego turaho, turashima Imana. Yego, umuntu yavuga ngo mu Rwanda muri rusange hari ingamba wenda zo kwirinda icyorezo cya covid, abantu bo basubiye mu mirimo, ariko aho ngaho bimeze bite, cyane ko ari icyorezo gikomeje kuzahaza isi, harimo n'ubundi n'igihugu muherereyemo cy'Ububiligi? Aha ngaha naho biracyakomeye, ingamba zikomeje gukazwa, birenda kumera nk'aho ngaho nyine, naho abantu ntabwo barasubira mu mirimo bose. Hari abagikorera mu ngo, hari abajya ku mirimo ikenewe, ariko nko muri iyi minsi ho bongeye gukaza ingamba, ni lockdown nanone ubu ngubu. Yego, hanyuma umuntu rero nari ndimo mbwira abantu, mbabwira uriwe, ariko ngerageze kubicamo mu ncamake, ariko hari abantu bashobora kuba wenda ari batoya nabo bakurikiye kino kiganiro, ariko bakeneye kumenya byimbitseho de Gaulle tugiye kuganira ni muntu ki, cyangwa se iyi ndirimbo burya njya numva, kuko hari n'urubyiruko rwumva indirimbo zo muri kiriya gihe, n'ubu muracyahanga, ariko bakwibaza de Gaulle ni muntu ki. Njye nari mbivuze, wenda mbivuze mu ncamake. De Gaulle ni umuhanzi w'umunyarwanda kuva mu buto bwe kugeza ubu ngubu. Natangiye muzika mfite imyaka 13, ntangira kuririmba mfite 14 muri orchestre yitwaga Le Witange. Nza kuyivamo muri 86 ubwo hashingwaga orchestre Ingeri. Orchestre Ingeri benshi nabo bamenye, turakomeza kugeza mu myaka za 90 ubwo hatangiraga intambara. Nza kuva mu Rwanda mu ntangiriro za 91, nyine ndahunga kimwe n'abandi bose, mbaza nabaye i Burundi, nabaye muri Kenya, nabaye i Bugande. Hagati aho mu myaka za 91 Ingeri zarakomeje i Burundi. Hanyuma tuza kugeraho rero bamwe mu bo twari dufatanije mu bari bagize orchestre Ingeri, tuza no kujyana ku rugamba rwo kubohoza igihugu. Mwese muzi, Ingeri zirakomeza,
intambara, jenoside yakorewe abatutsi irangiye nyine, twagarutse mu Rwanda, ingeri zirakomeza nanone, ariko akantu gato nari nibagiwe ni uko muri iyo myaka kuva muri 1982 kugeza ubwo navuye mu Rwanda mu ntangiriro za 1991, muri 1986 ndi mu ngeri, naje gusa nk'uzivamo gatoya, nibera umudije, njya mu kazi ka za discothèque nyine, aho nakoze muri za boîte de nuit zikomeye zitandukanye mbere ya jenoside yakorewe abatutsi. Natangiriye muri Cosmos, mvamo njya kwa Lando, nza kuvayo, nza gutangiza iyo bitaga Kigali Night. Hanyuma Kigali Night ndibuka ko mbere y'itariki ya mbere Ukwakira 1990 nigeze kujya muri stage y'ubu DJ Nairobi. Ndibuka rero ko nkigaruka maze icyumweru kimwe gusa nibwo twumvise ko hatangiye intambara. Ubwo boîte de nuit ntizakozeho gatoya, zongera gutangira, ariko jewe ubwo kubera ibyo twaciyemo muri icyo gihe, ihohoterwa twagiriwe n'iki, nibyo byatumye mpunga igihugu. Akaba ari byo rero naje kuganishaho mvuga ubwo twaje kugira naho tujya ku rugamba kwifatanya n'abatubohoye. Ubwo nyuma rero y'intambara, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, nabwo narabifatanije byose, ubu DJ no kuririmba. Bibaye aho rero kugeza ubwo bamwe mu bari bagize orchestre Ingeri batangiye buri umwe akora ukwe, kugeza rero aho mu mwaka w'ibihumbi 2009 naje kujya muri Etats-Unis njyanye n'itorero ry'abana benshi, bari abana b'imfubyi bitwaga Mizero Children's. Ubwo tumarana amezi 2 muri Amerika, nibwo naje kujya muri Canada, mbayo nturayo, nza kuvayo nza hano mu Bubiligi. Naje nsanga abavandimwe benshi, inshuti n'umubyeyi wanjye, kubera impamvu zisanzwe rero mba ngumye ahangaha mu Bubiligi, naho mpakomereza inganzo yanjye. Ni naho nigeze gukorera album yanjye ya mbere, nayise Shomeri, imaze imyaka hafi 6 isohotse, ariko ubu nkaba ndi gutegura rero album yindi nshya ya za ndirimbo za ya mateka twahereyeho nyine ya Lewitanje nkiri mutoya, ku buryo mu minsi itarambiranye nka nyuma y'icyunamo nteganya ko nzabagezaho imwe mu ndirimbo natangiriyeho bwa mbere benshi bazi, yitwa Nakunze Mama Ndamubura. Yego. Nkaba nifuza ko ndetse n'iyo album nzayitirira iyo ndirimbo. Yego. Muri make amateka yanjye ndumva aho ngaho ugerageje kubicamo. Yeah. Yego, urakoze cyane. Nari nabajije nti
Cosmos, hari abantu wenda b'abajene cyangwa se bakiri bato bashobora kuba ahantu mu Rwanda bita Cosmos Nyamirambo, mwahereye mukiri aba DJ, ni hariya i Nyamirambo nyine n'ubundi mbere yuko mujya hariya neza, hariya muzi neza Nyamirambo. kabisa. Urumva ko ari ibintu bimaze igihe kandi ufitemo amateka manini cyane, ariko umuntu ashobora kwibaza mbere yuko tuza kugera ku gitumye n'ubu kugeza amagingo aya, kuva icyo gihe ukora muzika n'ubu ukaba ugikomeje, impamvu wenda ukibikomeje. Ariko mbere yuko tugeraho reka tubanze twibaze, watubwiye ko watangiye muzika niba ntibeshye uri ku myaka 14 ukiri muto cyane. Muri famiye se wenda hari undi muntu wakomoragaho inganzo, byaje bite? Cyangwa se ku ishuri hari uko byagendaga? Watunyuriramo inganzo yatangiye ite, byagenze bite? Inganzo maze kumenya ubwenge nibwo naje kumenya ko umubyeyi wanjye ndetse ni bombi, yaba data watabarutse muri jenoside yakorewe abatutsi, yararirimbaga akanacuranga, ariko akaba atarigeze abinyigisha, ntabwo yigeze abinyereka, ahubwo ntangiye kubijyamo. Ntabwo yabishakaga, ntabwo yabikundaga, ariko akabona ko ndi kugenda mbijyamo. Ku ishuri ndibuka muri école primaire nari mu bantu bakunda kuderanja cyane, kuko nabaga nafashe indirimbo zose mu mutwe zasohotse nkubita ku meza. Sinzi impamvu ntabaye umubateri, ubundi nabaga nkubita ku ntebe umwarimu asohotse cyangwa iki. Wa mwanya tubonye mutoya gusa wa recreation nabasubiriragamo indirimbo zaraye zisohotse zose. Rero maze gukura nibwo ntabwo batangaye, kuko abantu bari babizi ko data nyine umbyara ko yari umuhanzi, ndetse hari indirimbo ziba kuri radiyo kuva kera abantu benshi bazi. Mu nyuma rero na mama yajyaga aririmba bisanzwe, ariko nyuma noneho nza kumubona nawe mu itorero ry'abatangampundu, ndetse nari nafitemo na mushiki wanjye ubyinamo. Urumva rero ko ubuhanzi abantu ntabwo byabatangaje, abazi aho nkomoka, ni umurage, mbega ni mu maraso. Yego. Hanyuma rero abantu benshi navuga ko mu gihe wenda mwari mukiririmba muri cya gihe cya orchestre Witange na orchestre abantu benshi bamenye, hari igihe cyagezeho kubera amateka y'igihugu cyacu, niba ntibeshye wenda uraza kumfasha hamwe, nko muri 90 birangira bababujije kuririmba, birahagarara, ndetse byaranavuzwe, nawe ushobora kuba ubizi, hari byavuzwe byinshi. Ni nayo mpamvu wenda uyu munsi tuba tukiganira kugira ngo abantu wenda barusheho kumenya amateka, ko hari biba bivugwa hirya no hino. Hari byavugwaga ko kaje guha ko ari we muntu uri kubafasha, kandi bivuga ko ari icyitso, birangira muhagaritswe. Twibutse, tujyane muri ariya mateka, nk'umuntu wari uhari uri muri orchestre, byagenze bite kugira ngo babahagarikire muzika? Si byo byavugwaga, kuko umuntu wabafashaga niwe wabaye intandaro yo kugira ngo muzika yanyu ko kwihagarare. Nibyo, ni ukuri ibyo bavuga, kuko ndibuka ubwo orchestre Ingeri zashingwaga, twabaga ku Gisenyi aho bitaga muri Sodevi. Uwo musaza rero, umubyeyi kaje guhakwa n'ibyo, niwe washinze akanafasha agasponsoriza orchestre Ingeri. Ndibuka ko nyuma y'umwaka umwe zishinzwe, yigeze gushaka kutwohereza muri ibi bihugu, mu Bubiligi cyane cyane hano, ugomba kuza gucuranga no kwihugura. Ibyo bintu ubwo twari abajene, ariko twari dufite ubwenge. Nkanjye nayo mfite imyaka 17 icyo gihe, ndabizi, narabyumvise. Twabyitaho ko ntacyo twabikoraho, ariko batwimye icyo gihe, bamwimye impapuro. Minisiteri yari iya jeunesse icyo gihe, niko yitwaga.
bamwimye uburenganzira bwo kohereza itorero hanze. ubwo twagereranya na minisiteri y'urubyiruko y'uyu munsi wa none. Yes. Hanyuma ubwo rero urumva ko amaze guhunga muri ubwo yavaga mu Rwanda muri za 1989, aho ngaho zirangira mbere y'uko intambara itangira ku ya mbere Ukwakira 1990, Ingeri urumva nta mahoro zongeye kugira. Turafatwa ubwo bari batangiye gufunga ibyitso. Nagize amahirwe, ntabwo namazemo amezi agiye 6, namaze muri stade iminsi, nza kurekurwa, aribwo naje rero no gufata gahunda yo guhunga nkava mu Rwanda. Ariko ibyo byose urumva ko guhera mu Ngeri nyine ko twitwaga ko turi orchestre y'icyitso. Hanyuma kandi nk'uko amateka bitubwira icyo gihe umututsi cyari ikibazo, umututsi cyari icyaha. Aho ngaho urumva ko nibyo byatumye niga n'ibintu by'ubudije kugira ngo ndebe nyine ko nabyo ni inganzo, ndebe ko nakomeza icyo nakunze mu bwana bwanjye. Yego. Hanyuma se ubwo icyo gihe barabahagaritse, namwe hari indirimbo zimwe wumva zo muri kiriya gihe ukumva n'abantu baganira bakavuga ko hari igihe wasangaga wenda harimo nka mesaje ishobora kuba yarababazaga ubutegetsi buriho. Mwebwe hari indirimbo wenda mwahangaga zifite aho zihuriye na politike kugira ngo wenda babazeho bavuge bati iriya orchestre nk'uko bitubwiye n'iy'ibyitso? Oya, ahubwo ndibuka ko hari imwe mu ndirimbo twigeze kuririmba muri concours yitwaga ngo Iserukiramuco ry'amahoro, yabaga buri mwaka. Indirimbo twigeze kuririmba iba ni ya mbere bitaga n'indirimbo yitwa ngo Migabo y'Intwari. Yego. Mu by'ukuri iyo ndirimbo ntabwo twayihimbye ngo tuyiririmbe dufite ibitekerezo bindi ko hari abazatera kandi akaba aribo bazavamo abazatubohora. Ahubwo nuko abahanzi muri makeya burya ni nk'abahanuzi. Ubwo rero yumva ko mu kwikanga mu mafuti cyangwa mu ubuyobozi bubi bwari buriho, bo bafataga ibindi. Waririmbaga ibuye bakaryumvamo igiti. Nibyo ngibyo, ntabwo twigeze turirimba indirimbo zibasesereza cyangwa zigira gute. Izo twaje kuziririmba mbega twiyemeje kuva mu Rwanda tugafatanya n'abatubohoye. Hanyuma hari menase se wenda mbere gato yuko mufungwa zabayeho wenda ko hari igihe ibintu iyo bigiye kubaho nka gutyo usanga hari menase zabayeho nyine. None ubwo nari gutinyuka kuva mu Rwanda ngasiga ababyeyi, ngasiga abavandimwe nkiri mutoya, nta menase nagize. Abenshi barabizi ko mu barokotse bakiriho baribuka menase nagiriwe kandi zigirirwa na famiye utarega. Twarahizwe muri quartier turakubitwa, kandi aho ngaho ndi gukubwira, aho ngaho ni mu ntangiriro za 1990 na nyuma ndetse y'itariki ya mbere Ukwakira ndabyibuka. Aho nakubwiye natangiriye muri Cosmos, urumva ni na hafi yo muri quartier aho mvuka. Twebwe rero twigumiraga aho muri quartier ubwo ibintu byari bitangiye kutagenda neza. Menase narazigiriwe, ratewe ibyuma, narakubiswe, ariko Imana yarandinze ndetse bamwe
hari bamwe bakiriho mu bankoreye izo menasi ariko narabababariye ngewe ku mutima narabababariye ariko bakaba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze? bari hanze. Ubu iyo muhuye ubu bari hanze. Iyo muhuye wenda niba hari aho mwahuye biba bimeze bite? Urabizi kubera ko urumva nyuma haje kuba andi mahano agakorwa jenoside, urumva ko byasubiye bubisi, ariko umwe muri abo baneye ibyuma bakankubita n'iki, umwe naje kumenya ko aba muri Kenya, nza kumwandikira mbimwibutsa, nyuma ntiyansubiza ahubwo antumaho umuntu ati ibintu nakoze n'abo twari kumwe uzambabarire rwose, kandi ntabwo nabivuze ari ukubeshya, ku mutima nanjye rwose ari ukuri naramubabariye. Yego. Hanyuma rero umuntu ashobora kwibaza De Gaulle, akibaza uri umuhanzi ni umuntu utanga ubutumwa ku bantu, agakora muzika, orchestre yanyu mwari murimo icyo gihe ari ikunzwe, agatanga ibyishimo, mwari mufite abantu babakunze muri icyo gihe, ariko habayeho menase, babujije kuririmba, barabafunze. Imbaraga rero zo gukomeza muzika ugakomeza guhanga, wanatubwiye ko mwagiye no ku rugamba, muza no guhunga, icyo gihe mwari mwahungiye i Burundi wenda n'ahandi, uri butubwire zavuye hehe izo mbaraga, zavuye hehe zo kuvuga ngo, kuko hari abatagira imbaraga nk'izo bakavuga ati ibi bintu wenda binciye intege, reka mbihagarike burundu wenda kubw'impamvu zo kurengera ubuzima bwanjye. Mwebwe imbaraga zo gukomeza mwazikuye hehe? Mu by'ukuri icyo kibazo ni benshi bakimbaza, n'abatabasha kungeraho ariko babiganira babibaza, ntabankubeshye ngo izo mbaraga hari ahantu nazikuye. Njye mbona ni umuhamagaro, umuhamagaro n'Imana, ni ya Mana yandinze kiriya gihe kuva muri 90, urumva mu buto bwanjye, ikancisha hose mu mahanga, mu buhunzi, ikanyambutsa inyanja nkajya muri ayo mahanga akomeye, nkaba ndaha ejo bundi ndi hariya. Yewe niko mbyita izo mbaraga, nanjye ntabwo navuga ngo nzikura, mbona ko ari umuhamagaro. Yego, turi mu gihe igihugu nk'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu by'amahanga byifatanya n'u Rwanda byitegura kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 27. Iyo igihe nk'iki ngiki kigeze wiyumva gute? Ni ibihe bintu bikugarukamo mu buryo bwihuse nk'umuntu n'undi wabibayemo? Ntabwo aba ari ikibazo cyoroshye kwibuka ibintu nk'ibyo bitari byiza byakubayeho, ariko ni ibiki bikugarukamo iyo igihe nk'iki ngiki kigeze? Icya mbere kingarukamo ababyeyi, inshuti, abavandimwe bazize uko bavutse. Kingarukamo uburyo mu masegonda abantu bahindutse inyamaswa, abaturanyi, inshuti, bo mwakuranye n'iki bahinduka inyamaswa mu munota. Abantu bica abagore babo, abandi bica abagabo babo, abana babo. Icyo kintu kingarukamo, ntabwo ari mu gihe cyo kwibuka gusa, buri kanya jyewe iyo ndebye isi, ubuzima turimo nyine, diaspora, icyo kintu kingarukamo, nibaza iyo mpamvu, nibaza ikintu cyateye abantu buriya bunyamaswa, bingarukamo cyane. Yego,
hanyuma reka noneho tujye mu gice murahunze muri icyo gihe uhungiye i Burundi, hari n'abandi bahanzi bari bahari. Iyo ukurikiye amateka n'i Burundi naho mu mateka hari ibivuga ko naho bataboroheye nubwo mwari mu buhunzi, ariko mu buhanzi hari igihe bitabaga byoroshye, kandi n'ubundi mutari mu gihugu cyanyu, ariko hari abantu baba bakiri batoya cyangwa se n'abakuze ariko wenda batari bahari baba bakeneye kumva ayo mateka. Ntabwo ni maremare, ntabwo twayarangiza, ariko mu ncamake ushobora kunyuriramo abantu badukurikiye muri kano kanya kuri radiyo ya diaspora, byari bimeze bite muri kiriya gihe mu buhunzi? Mukomeje muzika, uratubwira n'abahanzi ujya wibuka mwabaga muri kumwe icyo gihe, usibye no muri orchestre yanyu, ariko imbaraga aho zavaga, mbese situation yabaga ihagaze ite muri kiriya gihe? Hari kuba jenoside ariko muracyakomeje ubuhanzi, muri gutera abyita nka courage wenda abari ku rugamba, byabaga bimeze bite? ntabwo ubundi ubuhunzi ntabwo byoroha, ariko mu by'ukuri kubera ibyo twari dusize inyuma mu gihugu twari tuvuyemo nyine cyacu cy'u Rwanda, kandi urabona yari imyaka rero dutangiye gukura, dutangiye kugera muri za 17 aho 18, tubonye dusize inyuma, tubonye ibibaye, dusizeyo ababyeyi, dusizeyo abavandimwe, kandi tuzi na benshi batabaye bagiye ku rugamba. Noneho natwe byatumye bitworohera rero mu buhunzi. Ntabwo twebwe ubuhunzi ntabwo bwaduhanze, amahanga ntabwo yaduhanze nk'uko bivugwa ngo amahanga arahanga, kuko twagezeyo dusanga hariyo abavandimwe. N'i Burundi nta munyarwanda utari ufite mwene wabo hanze. I Burundi hari nko mu rugo, ngira ifiteyo famiye nini cyane, ndetse ndibuka ko nabo twari kumwe mu bari bagize orchestre Ingeri, tukigera i Burundi bisanze nko mu rugo nyine. Ariko ubwo urumva ko twahise rero twiyemeza gutangira gufasha abatabaye bari ku rugamba. Twabitangiriye i Burundi muri za fundraising, ari naho twakuye za mbaraga, ariho twakuye izo ntego zo kugira ngo dusange abandi rero ku rugamba. Ntabwo njye ku giti cyanjye, ariko ndabizi ko n'abakeya mu bo twari turi kumwe, ndabizi ko nta wigeze arogereta ubuhunzi, kuko urumva ko twahunze kubera impamvu. Iyo mpamvu nari maze kuvuga ruguru. Ntabwo mu by'ukuri ntabwo byatubereye bibi, kuko twahise tujya mu yindi cause. Yego. Kubera rero intego twahise intego yadukuye mu Rwanda nyine, tuvuga tuti natwe reka tugende dutabare nk'abandi. Ntabwo twabonye umwanya wo gutekereza bwa buhunzi. Yego. Nk'ibihe bihe utajya wibagirwa wenda nk'iyo mwabaga mwataramye? Ni abahe bahanzi wibuka muri icyo gihe muri mu buhunzi? Ni benshi cyane, ni benshi cyane, kuko hari za talent. Ndabizi nubwo turi mutoya, ariko urabizi hanze hari za talent na za Burundi. Urumva aho ngaho, yego, za Burundi nakubwira hari amatorero menshi cyane. Hari nko kubona, nagize amahirwe yo kumenyana n'umubyeyi Sentore witahiye. Nagize amahirwe abantu bo mu muryango, harimo nk'uwari umufasha wa marume, uranamuzi aracyariho, Uwera Florida. Namenye abitwa ba Kalisa Rugano, namenye n'abandi bahanzi b'abarundi badufashije, abitwa ba Budi uheruka kwitaba Imana. Ni benshi, na za Uganda aho dukora ama fundraising twamenyanye
n'abahanzi bakomeye harimo nanone undi witahiye witwa Dede Majoro benshi bazi. Sinshobora kwibagirwa rero ibyo bitaramo kubera ko nk'iyo habaga fundraising wahuriragamo n'abantu utakekaga. Ubwo nahuye muri za fundraising, nahuye na ba Kayirebwa, nahuye n'amatorero menshi nyine nk'uko nagiye mbikubwira amazina menshi, ndetse n'abo twagiye duhurira no ku rugamba baje muri za fundraising n'iki. Ni byinshi yego nibuka. Ku rugamba ujyayo ubwo wari ugiyeho ufite imyaka ingahe? Ubwo wari ugifite 17 cyangwa yari yariyongereye? Yariyongereyeho mike, yariyongereyeho umwe. Ariko nari nkiri mutoya nyine n'ubundi, nari umujene kwa, ntabwo nari nkiri mutoya. Urumva ko 91 irangira ngerayo, mu mwaka umwe wari wiyongereyeho. Ntabwo wumvaga ufite ubwoba uvuye mu buhanzi, mu mwuga wari usanzwe wenda urimo, ariko winjiye noneho mu rugamba ugiye gufatanya n'abandi, nta bwoba wari ufite? Byabaga bimeze bite nk'umuntu wari umuhanzi ariko ugahita uhindura? Ubwo ranatubwira n'icyaba biguteye kujya gufatanya n'abandi ku rugamba? Oya, iyo ngira ubwoba ntabwo mba naragiyeyo. Iyo ngira ubwoba ntabwo mba naragiyeyo, kandi hariyo n'abarumuna banjye, mbega icyo gihe hariyo abo nduta. Nagira ubwoba nese kandi nzi ko hari n'abarumuna bacu baducitse bariyo, hariyo noneho n'abakuru bacu batatinya. Nta bwoba nari mfite, numvaga ahubwo binshimishije cyane. Binshimishije cyane noneho kuko nari nzi impamvu y'urwo rugamba. Byari byoroshye kuko nari nzi koze, ntabwo ari ugufata decision gusa. Nari mbonye ibyo nsize inyuma, kandi urumva navuyeyo jenoside yarateguwe ariko itaraba. Ndetse hari abantu bajya bambwira ngo ndi umuhanuzi, kuko mu gihe twakoze album ya mbere y'urugamba, ubwo twari i Burundi, hari indirimbo yitwa ngo Mana turengere. Iyo ndirimbo hari aho ndirimba nyine ntabaza Imana, nyibwira ngo, ubwo naravuze ngo dore rwa rwuri rwawe waduhaye, hari umushumba ururimo rugize ibagiro. Aho hari imbere ya jenoside yakorewe Abatutsi. Abo rero abajya bibuka iyo ndirimbo bakavuga ngo none se biriya bintu wari ubizi? Ntabwo nari nzi, ariko iyo twumvaga amakuru, ubwo twabaga turi abana twumva amakuru, twumva ngo hari abitwa Abagogwe bishe za Kibirira za hehe. Urumva ko nta mateleviziyo yabagaho icyo gihe, mwarabyumvaga mukiri bato ariko ntimumenye ibyo bintu ibyo ari byo. Urumva rero tumaze guhunga, nibwo twatangiye noneho tangiye gukura, dutangiye kumva bya bintu ibyo ari byo. Ubwo rero muri make urumva ko imyaka nari ngezeho, nawe urayizi wayiciyemo, ya myaka rero utangiye kumva ko uri umugabo, uri responsable, noneho utega amatwi ukagereranya ibintu ukabona ukuri n'ikitari ukuri. Yego. Hanyuma ni nk'abahe bahanzi, kuko tuzi ko ku rugamba habaga hari morale cyane, ni nk'abahe bahanzi utajya wibagirwa noneho muri ku rugamba cyagiye morale igihe cyayo kigezeho? Hari bamwe tuzi wenda bakiriho, hari abatakiriho, hari ba Kamariza ntabwo bakiriho, hari n'abandi benshi batandukanye, ariko hari n'abakiriho. Abo ujya wibuka muri biriya bihe, nk'iyo
uri kubyibuka ni abahe? nawe ndumva rega uri umuhanzi none uhereye kuri Kamariza urumva abenshi nibuka ni abatakiriho nyine kuko abariho turabonana nka Kamariza ndamwibuka cyane nkibuka n'uwo muvandimwe wundi nawe watabarutse witwaga Dede Majoro. navugaga kwibuka atari ukwibuka muri rusange kiriya gihe iyo mwabaga muri iyi uko byabaga. nibyo ndi kuvuga kwibuka kiriya gihe nyine cya Murari. Yego yego. uwo Dede Majoro impamvu urumva yari umugabo wari uzi gitari cyane. ubwe nawe uko yari ameze uko yari ateye yari Murari. urumva rero muri ibyo bihe twebwe nta kindi akazi kari kwitabira urugamba. ntabwo rero ushobora kumwibagirwa kubera ko nawe cyangwa Leta Kamariza bari mu bundi ashobora kwibagirwa kubera ko bahoranaga Murari. Yego. hanyuma rero ubu nabikubwiye ko turi kwitegura kwibuka ku nshuro ya 27 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ariko hari urugamba rwabayeho nawe nk'uko bitubwiye wabayeho rwo guhagarika Jenoside yakorerwaga ubwoko bw'Abatutsi mu gihugu nk'umuhanzi ndetse wanahangaga mbere ya Jenoside, noneho ariko ukanagira imbaraga zo gukomeza muri ku rugamba. ubona ari akahe gaciro ubuhanzi bwagize mu rugamba rwo kubohoza igihugu? byagize akamaro cyane ubuhanzi mu rugamba rwo kubohoza igihugu. byagize akamaro kanini cyane kuko ntabwo byari ugutanga morale gusa. oya ntabwo byari ugutanga morale gusa kuko byarimo nyine gutanga mesaje. byo n'ubundi umuhanzi nicyo bagomba gukora ni ugutanga mesaje nziza. urumva rero ko aho byagaragariraga akamaro k'umuhanzi mu rugamba rwo kubohoza igihugu, ubwitabire bw'ibitaramo by'abo bahanzi bwari hejuru cyane. kandi ntabwo byabaye gusa muri cya gihe igihe cy'urugamba, ko na nyuma sinzi waragize amahirwe yo kwitabira ibitaramo bya za 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. nibwo wabibona ko abantu bari bazi akamaro k'ubuhanzi mu rugamba rwo kubohoza igihugu. kandi n'uyu munsi urabibona icyubahiro gihabwa abagize akamaro, donc abahanzi bafashije icyo gihe turi kuvuga nyine cy'urugamba rwo kubohora u Rwanda. icyubahiro duhabwa ntabwo nikuyemo nanjye, nibwo umenya ko hari icyo wakoze, hari icyo wamariye. Yego. hanyuma rero uyu munsi uri umwe mu bahanzi umuntu yavuga u Rwanda rufite bari muri diaspora cyangwa se tuyita intara ya gatandatu nk'uko namwe aho ngaho mu Rwanda muhita ngo ni i Rwanda. uri muri diaspora ubona cyangwa se usanga umusanzu w'umuhanzi ukwiye kuba uwuhe muri diaspora mu rwego rwo gukomeza guteza imbere igihugu? kuko hari abahanzi bakiri aho ariko usanga ibihangano byabo bikiganjemo kubiba urwango cyangwa gutanya abanyarwanda. aho mu Bubiligi uherereye ni hamwe mu hantu ngengabitekerezo ikigaragara muri diaspora, si ho honyine ariko ni hamwe mu higaragara. wowe nk'umuntu ubibona uzi n'igihugu amateka cyaciyemo, ubona umuhanzi musanzu ukwiye kuba uwuhe? iyo unarebye wenda n'uburyo ubuhanzi nabwo bwagize uruhare runini
mu kubiba urwango mu bantu ndetse ugatuma na jenoside ibaho kuko nabwo bwari bufitemo uruhare runini. Hari abo wibuka n'ubundi bagizemo uruhare kandi bakoresheje ubuhanzi. Ubona umusanzu w'umuhanzi muri iki gihe turimo, imyaka 27 irashize, ukwiye kuba uwuhe? Ubundi nta nubwo byari ibintu bikomeye kuko burya nubona umuhanzi utandukira akabiba urwango, amacakubiri, bikubiyemo byose. Muri ibyo bibi byose ku bwanjye n'abandi nzi benshi tuganira ntabwo bakiri umuhanzi neza. Burya umuhanzi ni urukundo. Umuhanzi ubundi mesaje yagombye kuba urukundo, kuko mesaje ibiba urwango, ibiba amacakubiri, iryo si indirimbo. Ubundi ntabwo ari indirimbo kuko umuhanzi ni ibyishimo. ari nayo mpamvu ngejeje umunsi imyaka 53 ngejeje uyu munsi nkiririmba. Ni urukundo, amahoro, niyo mesaje y'umuhanzi. Akamaro rero ubundi k'umuhanzi twivugira iwacu yagombye kuba mesaje y'ihumure, guhumuriza igihugu, guhumuriza abanyagihugu, kwibagiza nubwo ari ibintu bikomeye birwanyije, guhumuriza muri make ubundi niyo yakagombye kuba mesaje. Nicyo twagombye kumarira igihugu cyacu. Cyarababaye, yego cyarababaye. Urumva, twagombye kugira uri kunkurikira mbese? Yego turagukurikiye rwose. Twagombye guha igihugu cyacu mesaje y'ihumure, mesaje y'urukundo, y'amahoro. Ndumva muri make yewe ari aho ngaho. Ubundi umuhanzi yagombye gutanga izo mesaje. Bariya bakibikora rero wowe ku bwawe mu mboni yawe ubona bakibiterwa n'iki kandi hashize imyaka ingana gutya yose? Ibyo nakubwiye, ubu ntabwo mubara nk'umuhanzi. Nta rukundo afite, nta mutima afite. Ntabwo mugiye mubara nk'umuhanzi, mubara nk'umuntu nyine w'umwicanyi uri aho ngaho, cyangwa umuntu w'umugome. Niba ufite imyaka guhera kuri 17 kuzamura kuko ubuze ubwenge, ukaba ukiririmba mesaje ziteranya, ukaba uririmba mesaje zibiba urwango, ntabwo witwa umuhanzi kandi nta rindi zina rizasimbura ubuhanzi. Yego, oya, ibyo ngira ngo n'abanduta barahari b'abahanzi. Icyo kintu niba mbeshya uzashaka kubaza, ntabwo ukiri umuhanzi. yego, ubiba urwango ntabwo uri umuhanzi. Utaririmba urukundo urashwe. Kandi kuririmba cyangwa guhamiriza, wari wabona intore se izinze umunya? Urukundo, abaseka, abahamiriza, aseka, umuririmbyi useka kuko utanga mesaje nziza, uririmba ibintu byiza. Naho se waba uririmba, uzarebe za ndirimbo z'abazuru baririmba zimeze nk'igisirikare n'iki. Natwe dufite style z'igishakamba, z'ingufu n'iki, ariko nta mesaje mbi zibamo. Yego, twaganiriye byinshi rero, tunagushimira kuba wemeye ko tuganira. Ariko mbere y'uko tugana ku musozo, hari imishinga ufite ushobora kuba uri gutegura muri uyu mwaka? COVID-19 irimo iragenda icogora buhoro buhoro, nubwo nta kwirara guhari hirya no hino ku isi tugenda tubibona, ariko hari abantu bakunze orchestre Ingeri bakibaza niba ikinabaho, cyangwa se wowe ubwawe nawe ku giti cyawe imishinga ufite ni iyihe? Urateganya iki? Ni iki wabwira abantu bagukunze b'inshuti zawe wenda bashobora kuba
bongeye kugira amahirwe yo kugukurikira binyuze kuri iyi radiyo ya diaspora. Urakoze nanone kuri icyo kintu mbajijeho. Orchestre Ngeri kuvuga gukorera hamwe twese ntabwo nabyita ko idahari, ariko nk'umwe mu bayigize, nk'umwe mu bayishinze, abanzi iryo zina aho rikomoka, akamaro ryagize, ngewe sinzayitererana, nifuza kuzayiraga n'abato iryo zina bakarimenya, bakamenya akamaro karyo. Ubwo muri make iracyariho kuko ngewe ntabwo nayirekuye kandi ndahari, ndacyahanga nibyo. Ndetse icyo nabwira abakunzi banjye, abakunzi b'inganzo mu Nyarwanda, abakunzi ba muzika, ko ndi kubategurira alubumu nshyashya igizwe na za ndirimbo za kera guhera kuri Le 8 Anges kuzamura kugeza ku Ngeri. Nakoze selection, nkaba rero mbijeje ko nyuma y'icyunamo rwose nzabasogongeza imwe mu ndirimbo banziho cyane benshi mu nshuti zanjye, yaba iza diaspora, abavandimwe, yaba n'abari mu gihugu, indirimbo kandi nkaba ariyo nshaka kwitirira niyo album, kuko niyo nahereyeho bwa mbere ndirimba, indirimbo yitwa Nakunze Mama. Ndashaka ko niyo album niyo nzitirira, nzayitirira nyine iyo ndirimbo Nakunze Mama nkubwira. Muri make mu minsi iri imbere rero nzabakumbuza. Yego, nzabakumbuza mu minsi iri imbere, ubwo nawe uri umwe mu bazabimenya mbere. yego. Reka rero tugushimire cyane Byayingabo de Gaulle kuba wemeye kuduha umwanya wawe tukaganira kuri uyu munsi. Ubwo kandi tunakwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye. Ubwo intashyo uraziduhera abari mu Bubiligi, ubwo n'abari i Rwanda nk'uko mubivuga nabo turabasuhuza. Abari mu Rwanda nabo turabaguhera nawe intashyo dusoza. Ubwo niba wenda hari ikindi wasorezaho ubwo twakivuga, hanyuma tukagana ku musozo, tugushimira kuba wemeye ubutumire bwacu kuri uyu munsi. Nta byinshi nanjye mvuga, ndabashimiye cyane. Murakoze kandi ndabaramutsa abo muri ntara ya gatandatu, hanyuma cyane cyane hano muri uru Rwanda rwacu, n'abari hirya no hino ku yindi migabane. Ndabashimiye cyane rero, mbararikira ko mu minsi itarambiranye rwose, ndabizi benshi bajyaga babinyandikira bambwira ati waduhaye twa turirimbo. Muri make rero nabamenyeshaga ko mesaje zabo narazumvaga, kandi mu minsi itarambiranye ndabibagezaho, nsuhuriza abo mu rugo aho ngaho. Rero muhorane amahoro y'Imana. Urakoze cyane. Ubwo reka nanabonereho kubwira mwe mwese mwari mudukurikiye muri kino kiganiro ko uyu ari wo musozo w'iki kiganiro. Ubu kandi ibitekerezo byanyu n'ubundi De Gaulle arabibona aho ngaho hasi kuba dukurikiye muciye kuri YouTube channel yacu. Hanyuma n'ubutaha kandi turizera ko twongera kumukenera azatwemera tukaganira. Mwakoze cyane. Ubwo muhorane amahoro y'Imana n'ibihe byiza aho muri hose.